Ijambo ry'umunsi. Sobanukirwa n'ibintu wakora ngo ugaragarize uwo mwashakanye yuko umukunda. Aka ni agace ka 4 mu gice cya 2. Muri aka gace ka 4 turakomeza kurebera hamwe ibindi bintu nabwo bituma bashakanye banezezanya kugira ngo umubano wabo usagambe kandi ukomeze kuramba. Ndi kwiga isomo rijyanye n'imigenzo n'imico, aho igice kimwe muri iri somo ryitwa anthropology. Iki kikaba kivuga ku mico y'abantu yihariye, kikaba kiri umuco wo guhanahana impano. Twizere ko guhana impano bigira umubano ukomeye ku bijyanye n'urukundo rw'abashakanye. Impano ni ikintu ushobora gufata mu ntoki zawe maze ukagishyikiriza mugenzi wawe, maze kikamutera kuvuga ati "Oh, burya ntekerezaho aranyibuka." Ibi ngibi rero bikaba bisobanura ko ushobora kwibuka umuntu mu kumuha impano. Impano ni ikimenyetso cy'urukundo ukunda umuntu, akaba ari n'ikimenyetso cy'urukundo gifite imbaraga nyinshi cyane. Impano ntabwo ireba agaciro k'amafaranga iguze, icy'ingenzi ni ukwerekana yuko umuntu agutekerezaho. Nabwo ari ukumutekerezaho bisanzwe, ahubwo ni ukumutekerezaho bivuye ku mutima w'urukundo uba umufitiye, bityo ugahita ufata umwanzuro wo kwimwereka ukoresheje inzira yo kumuha impano. Ubusanzwe Imana isobanura yuko ukunda umuntu bikuvuye ku mutima, mu bitekerezo ndetse no mu bwenge. Iyo witegereje ku munsi mukuru wo gushyingirwa, uba urimo gutanga ndetse no kwakira impeta. Abo baba barimo kwambikana impeta, baba barimo guhamya urukundo bakundana batavuze, kubera yuko zino mpeta zigaragariza abantu bose, bikaba ari ikimenyetso kigaragaza ubumwe bwabo mu mutima. Impeta ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ukuri, kikerekana amarangamutima atandukanye. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya niba mwashakanye agaciro iyo mpano y'impeta, kuko bishobora guteza ikibazo mu muryango wanyu mu gihe nk'umugore cyangwa se umugabo akunda kugenda asize iyo mpeta. Aha ndagira inama umuntu wese wubatse urugo ko akwiriye kujya agaciro impeta, kubera ko mu gihe mugenzi wakunze kubona wirengagiza kuyambara, ashobora gutekereza ibindi byinshi bitari byiza. Kenshi mu gihe umugabo cyangwa se umugore wawe ahagaritse kwambara impeta, ababibonye bashobora kwifata nk'ikimenyetso cy'uko umubano wanyu udahagaze neza, ukaba warajemo agatotsi. Ku muntu ukunda gushimishwa rero no guhabwa impano, igiciro cy'iyo mpano abenshi usanga ntacyo kibabwiye, ahubwo ari ukumugaragariza yuko amwibuka cyangwa se amukunda. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.